Ndi papa sava. Ngenda kureka rwose nitaye. Uri kungorera iki koko waje tukagenda? Umva riri. Awe Ikisi. mfite ishyaka ndimo ndaka. Ngo urimo uragira ute? Onda. Reka nkwereke. Fatira ikote umpe amafaranga 5,000. Ngende njye kwinywera inzoga Kwisishyano. ntakwishyura kandi. Nanagurisha n'isambu yanjye nkakwishyura. Ndemba reka nkubwize ukuri rwose ikoti ntago bivamo. Niyo sambu uvuga ko ugiye kugurisha ndabizi yasinyweho n'abantu benshi. Urumva ayo mafaranga 5,000 reka nkwereke ukuntu tubigenza. Dore niba ushaka amafaranga bampa ikoti umpe n'izi nkweto tubihwanyirizemo tuvanamo. Izi nkweto Zimwe. hanyuma se ni ntunguka mu bantu ntambaye inkweto ndavuga ko byagenze. Ndaguye 5,000 ugenda unyurara ku gasantere ugure kamambiri za 800 ugenda arizo uba wambaye. Vanamo. Ndayaguha rwose. Zijyana. Ndazijyana rwose. Nari nanazikeneye. Vanamo. Zijyana. Vanamo. Ni ko wa mugabo kwambika umuntu ubusa bimeze bite? Kwambika umuntu ubusa. Usubonye ari nde nambuye ubusa. Ndakubaje niko wambika umuntu ubusa. Sange ndakubajije ubonye ari nde nambuye ubusa. Ariko se umwambura ubusa ngiye ibyo nabikubaza. Uri kumwambura ubusa se naba nkubaza iki ko ari ubusa waba umwambuye ikinyene. Kuki urimo kwambura umuntu inkweto se? Ariko se wakagabo wowe ibyo birakureba. Bindeba se niwe mbajije ngo bisubirize. Ubwo wowe urareba ku buryo wamenya ibindeba n'ibitandeba wowe. Wowe niko digidi. Byagenze bite wowe? Ndebera n'uyu mugabo. Ubu ngo ari kwaka. Ku buryo yasinze none urashaka kumufatira Ngo araka ngo afite icyaka ntundorera se. araka. Ngo icyaka cyamwishu uko umureba uko agiye kumira ikoti amene izi nkweto mu 5,000. Asubire mu kabara ngo ibinyotera mwisha. Ndimba. Koko indisigaye gutegeka kwaye. Ku buryo bakwambura imyenda bakakwambura inkweto koko ndimba. Yesu we. None se wowe niba wumva koko arimo kwaka reka buri icyo bivuze nuko inzoga ziba zarushije amaraso nyine ubukari. Urumva ibintu byo mu nzoga biba byabaye byinshi ugereranyije n'amaraso. Icyabimara rero nuko umuha amazi ndimba wajya ukanywa amazi ko biri bushire. Wigisha yewe nywa amazi ndimbatize nditoro korope. Ko se ku buryo inda yagutegeka kugeza aho wayo ugakuramo imyenda koko Kumbarize. ugategekwa n'inda ndimba. Wowe ndi gutegeka. Irantegeka ariko inda yanjye ntiyantegeka. Hari ubwo urara utari. None se digidi ntubaze we ntiwimukiye hano vuba. Ntuba ugenda ushakisha mu nzego zemerewe kugwatira ibintu by'umuntu ukuriye uruhi. Ese koko yarambwiye ngo mpiri koti ntizi nkweto mu 5,000. None ubwo waba ubizi neza ko kugwatira imitungo y'umuntu utabifitiye uburenganzira cyangwa gufasha umuntu kugumya gusinda wongeramo asinda. Ese ubwo izo nzoga zimwishe ntago rero batambikana. Ndavuze rero ntari biryanjye ariko musubiza iryo kote none hanga. Fata ikote ryawe. Ikoti ryawe ntari biryanjye rwose. Hari ikibazo giye mfite. Fata ikote rye n'inkweto ubwo ntazo kijyanye. Urumva ngaho ngera uvuge none. Ariko se wakagabo ucyungenda witeka ushaka wiki. Uwo yangenda ategetse ikote niba ari gushubije se Harimo haye. n'inkweto zawe uragumya uzambare. Nibyo bitanu ntabyo ubonye. Ngiye papa sava akagabo kadashobotse ndategetse. Bavuze ko dutegekwa n'inda. Ubwo naye bwira iyo nda yawe ndabona ufite nini nayo itegeke none ivuguruza iby'akagabo papa sava kadashobotse gategetse. Yibwira se itegeke. Yibwira itegeke.